Yesu ashimwe cyane, amahoro y'Imana abane namwe mwese. Uyu munsi tuje kuvuga ku ndirimbo y'108 mu ndirimbo zo mu gitabo mugushimisha Imana, indirimbo yitwa Ndumukristo. Indirimbo zo mu gitabo ni indirimbo zihembura imitima y'abantu benshi. Ni indirimbo zongera kutwibutsa kugarukira Imana. Ni indirimbo ziduhembura kandi ni indirimbo ziduhumuriza. Izi ndirimbo rero tugiye kujya turebera hamwe ubusobanuro n'ubuhamya bwazo n'abazihimbye ubuhamya bwabo. Imana ibahe umugisha. Kaduhere kuri iyi ngiyi Ndumukristo y'108 mu gushimisha Imana. Indirimbo ikunzwe cyane yahimbwe n'umukobwa wo muri Suwede. Ngo yari umukobwa mwiza cyane, yari umukobwa ufite uburanga kandi yari umukobwa w'imico myiza ukijijwe. Uretse n'ibyo yari umukobwa warangije amashuri ye y'icyo gihe. Uwo mukobwa kubera imyitwarire myiza yari afite n'uburanga, umwami yumvisha amateka ye, yumva imyitwarire ye, yumva uburanga bwe, yumva aramwifuje, yumva yamushaka nk'umugore we. Ariko umwami yashakaga kumuharika ngo amugire umugore we wa gatatu. Nuko umwami atumaho abantu be, atuma ibisonga bye kujya kureba uwo mukobwa ngo bamubwire icyo cyifuzo cy'umwami, yuko yifuzaga ko yamubera umugore. Ariko bageze mu rugo iwabo basanga umukobwa ari kumwe n'ababyeyi be, ari kumwe n'umuryango we. Nuko babimubwiye, bamugejejeho icyifuzo cy'umwami, ababyeyi be barishima cyane. Bumva ni ikintu cyiza, bumva umwana wabo yaba abahesheje ishema. Ariko umukobwa arabahakanira, ababwira ko bitashoboka. Niko guhimba igitero cya mbere kivuga ngo Ndumukristo, nzahora ndi we mu bintu byose ngeze ku gupfa. Ndumukristo, mpora mbihamya naho igihugu cyose cyanseka. Ndumukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Nicyo gitero cya mbere cy'iyi ndirimbo. Nuko ababyeyi be babyumvishe barababara cyane. Nuko bahamagara abaturanyi babo, bahamagara inshuti, bahana umwana cyane, baramuhana bamubwira ko akwiriye kwemera icyo cyifuzo. Ariko umukobwa arabyanga, avuga ko atakemera guharikwa n'umwami, ko bitari mu myemerere ye n'imyizere ye. Nuko baramukubita cyane. Niko guhimba igitero cya kabiri avuga ngo Ndumukristo, umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Ndumukristo, naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Ndumukristo, ndi umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha. Mfite umugaba, ni umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Iwabo barababara cyane, ariko umukobwa we akomeza kuvuga ko atakemera ubusabe bw'umwami, kubera ko yamaze kwiha Kristo kandi atamureka ngo akurikire iby'isi, cyangwa se ngo ahindure kwizera kwe kubera icyubahiro cyo mu isi cyangwa iby'isi itanga. Amaherezo umuryango we waje kumwirukana kuko yanze kwemera ubusabe bw'umwami, uvuga yuko abasuzuguje, atabahesheje ishema. Bamwirukana nta kindi kintu yari afite usibye Bibiliya. Ariko umukobwa we nta kintu byari bimutwaye, kuko yari yamaze gufata umwanzuro bitewe n'ibyo yari yarizeye. Agenda aririmba igitero cya gatatu kivuga ngo Ndumukristo, ndi umwimukira, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Ibyino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Ndumukristo, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Agenda aririmba iyo ndirimbo cyane, imwongerera imbaraga, imuhembura. Yaje guhura n'umugiraneza wemeye kumucumbikira, kuko iwabo bari baramwirukanye. Umugiraneza aramucumbikira. Niko gukomeza ahimba n'ubundi iriya ndirimbo. Nawe yihimbiye n'igitero cya 4 kivuga ngo Ndumukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu.
Ndi umukristo uko ndi kose, maze nintumbirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Nicyo gitero cya nyuma cy'indirimbo yahimbye hashize igihe abana n'uwo mugiraneza yaje kugira uburwayi, yaje kurwara, yitaba Imana, apfana ibyo byiringiro, apfa yizeye Umwami Yesu akomeye ku Mana ye. Ariko nubwo yapfuye, ubutwari bwe bwagize ingaruka zikomeye ku muryango we. Kubera ukwizera kwe kwari kudasanzwe, ari nako yapfanye, kwagize ingaruka zikomeye umuryango we, kwatumye ugera ku kuri, maze umuryango we nawe urizera, baba abakristo bakomeye. Nubwo umwana wabo yari yitabye Imana, ariko ibyiringiro bye byatumye ababyeyi be nabo bizera, bamenya ukuri, bizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Imana natwe irushaho kutwiyereka, irushaho kuduhishurira Kristo kugira ngo dukomeze kumwizera by'ukuri. Ni ahangaha ubuhamya bw'indirimbo burangiriye. Mwakoze kubana nanjye, Imana ibahe umugisha. Niba mwifuza ubuhamya nk'ubu ngubu bw'indirimbo, murandika muri komenti, tuzajya dukomeza tubaha ubuhamya nk'ubu ngubu. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.